nitudafata ruswa nk'urundi rugamba turwanya mu buryo runaka dushobora kuzatsindwa, ariko tugomeze kuzirikana ko abanyarwanda badatsindwa kandi n'imishinga yapfuye ariyo bene banze gupfira. Akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Umva incakura, umva mu Rwanda babo twita abanyabwenge ni abantu b'incakura babeshya, bazi kubeshyesha ururimi akavuga ibyo atemera. Bose ntabwo muhora mubibona. Umuntu akaza agafata ku idarapo akarahira ati ndahiriye Repubulika y'u Rwanda ko ntazahemukira u Rwanda, ariko Bibiliya ikatubwira ngo niba ushaka gutaramana n'Imana rinda karimi kawe, ntuzabeshyeresha abandi ururimi rwawe. System zose zibamo abanyabinyoma, haba mu itorero barahari, haba muri leta barahari, abantu babeshyeresha abandi akarimi kabo. Ibyo mvuga nkunda ariko baranyorohereje babishyira kuri YouTube. Umwe mu mushyikirano, umwe mu bari ba honorable sindi buvuge amazina, ati rwose nyakubahwa atubo tuba twirirwa dusimbuka imitego dutegura iyindi, ati giye tukakimara mu mitego. Ngo ni icyemezo cyanyu nyakubahwa chairman, iyo mugiriye icyizere umuntu mukamuha inshingano, umunyamuryango wese ugambiriye kumutega umutego yibwira ko ari guhemukira uwo ngo wateze umutego, ariko namwe abahemukira nyakubahwa chairman ushobora kugira intege nke zo gukora ibyo mwanshinze, ariko none iyo wiyongereyeho ko buri munsi ngomba kujya nsimbuka imitego nk'itanu mbere yo gukora akazi mwampaye, birangira akazi kabaye gusimbuka imitego, ukayoberwa igihe tuzakorera akazi. Ako kantu ntaho mukazi. None se yabivuze bidahari? Iyo biba bidahari baba baramunyomoje, ubwo batamunyomoje nuko bihari. Ariko Bibiliya irabituza. Twarabivanze kuko abantu basigaye bagenda ukabona umuntu, hari igihe tujya mu bukwe, ariko rimwe abantu bazanera amabuye. Hari igihe tujya mu bukwe tukicara twambaye amakote n'amakaravate, nkahaguruka nanjye njya mu bukwe mukuru, bati mwamfura mwe rero, bati murabona izi mfura twagendanye, namwe mwamfura twasanze, nkazicishamo ijisho nkazireba nkavuga ntiriya mfura ndayizi, iriyica umugore inyuma, iriya ndayizi yirirwa mu magambo, iriya ndayizi ni abo mbega imfura zisigayeho muri no minsi. Uriya mu bwami bw'Imana, niyo mpamvu umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo imfura Imana yemera nabubaha Uwiteka, kuko izindi mfura zose turata tuba tuzi ibyo zikora. Hari imfura zamaze abandi zibabeshya, hari imfura zamaze igihugu zirya ruswa, hari imfura zamaze abana zibasambanya zibabeshyesha ubutunzi zifite, agafata umwana akamwangiza ngo nuko ari mwiza, uwo twariza tukamwita imfura. Hari imfura, hari imfura, hari imfura. Izo ntabwo ari imfura zo mu bwami, ariko ni imfura zo muri buriya bwami bundi, kuko nyine umwami wabo niko akora. Umva uyu wanditse Zaburi ya 15 yaravuze ngo ninde uzinjira mu ihema ry'Imana, ninde uzataramana nayo. Aravuga ngo nugendera mu bitunganya agakora ibyo gukiranuka. Halo, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Umva incakura, umva mu Rwanda babo twita abanyabwenge ni abantu b'incakura babeshya, bazi kubeshyesha ururimi akavuga ibyo atemera. Bose ntabwo muhora mubibona. Umuntu akaza agafata ku idarapo akarahira ati ndahiriye Repubulika y'u Rwanda ko ntazahemukira u Rwanda, ko ntazahemukira, yarangiza ukamwumva ubwo se agendera agakora ibyo gukiranuka akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Ushobora kuza nkarahira ntayemera ibyo turahiriye. No mu itorero abapastori natwe tumanika ikiganza tukavuga ko tuzabaragira, tukabaragirana gukiranuka, naza nkirirwa nk'abakaba abagore nsambanya abakobwa kandi nararahiye. Muraza kumva aho bihurira. Aravuga ngo akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, utabeshyeresha abandi ururimi rwe. Baba we, iki cyo cyakuramo benshi. Hari abantu wagira ngo bashinzwe kwirirwa bakorekita ibyo abandi bavuze ngo babigemure. Turagemura mu gipastori, baragemura kwa bishopu, kwa barimu bagemurira pastori, abakristo bagemurira abantu bose birirwa bagemura amagambo. Ariko Bibiliya ikatubwira ngo niba ushaka gutaramana n'Imana rinda karimi kawe, ntuzabeshyeresha abandi ururimi rwawe. System zose zibamo abanyabinyoma, haba mu itorero barahari, haba muri leta barahari,
abantu babeshyeresha abandi akarimi kabo ibyo mvuga nkunda yuko baranyorohereje babishyira kuri YouTube umwe mu mushyikirano umwe mu bari ba honorable sindi buvuge amazina ati rwose nyakubahwa atubo tuba twirirwa dusimbuka imitego dutegura iyindi ati giye tukakimara mu mitego hirwa bategana imitego ako kantu ntaho mukazi none se yabivuze bidahari iyo biba bidahari baba baramunyomoje ubwo batamunyomoje nuko bihari ariko Bibiliya irabituza ariko no mu itorero birahari nanjye ubivuga muje uwamvuguruzana namubwira ntoke ngwino tugende nayo wowe n'aba bishops batatu nayo wowe na Bishop Korini wampaye ubupastori nayo wowe na Bishop Muvunyi nayo wowe na Bishop Amoti nakubwira ni ngwino tugende tubicaze hanyuma mbaho buhamya bahari abantu babeshyeresha abandi akarimi kabo Imana ikavuga ngo abo ntituzicarana aro murimo murankurikira ariko abantu ngo ntagirire nabi mugenzi we ntashyushye inkuru y'umuturanyi bashyushye inkuru we bashyushye inkuru arona makarisa amwe yitwa mugashyushya abantu bashyushye inkuru bakicara bugashyushya inkuru mu maso ye umunyagisuzugura arahinyurwa ariko abatinya Uwiteka arabubaha icyo yarahiriye nawe ko cyamugirira nabi ntiyivuguruza aha abantu baza hano bakarahira nzagukunda mu byiza no mu bibi mu mahoro no mu burwayi no mu buzima mu bukire no mu bukene tuzabana karamata yarangiza umunsi ukurikiyeho ngo barimo baradivorce uyu nguyu wo ntazicara mu gitaramo cy'Imana kuko Imana iravuga ngo icyo yarahiriye ntabwo ava mu ndahiro ngaho umuntu akabandika akaboko uzareka abandi bagore bose ntiduhora tubibabaza uzareka abandi bagore bose bane n'akana k'akaramata kugeza aho urupfu ruzabatandukaniza cyangwa Yesu agarutse mbyemeye ntyo mwemeye ntyo yarangiza the following day ugasanga afite inshoreke abafite inshoreke ariko uyu munsi mwihane kandi iyo mvuze abafite inshoreke ni abagabo n'abagore basigaye bashoreka muradushoreka da ariko wanjye ntabyo yakoze mutaza ubwo ni ukwifatanya n'abandi bagabo ariko murashoreka abagore barashoreka muri no minsi n'abagabo bagashoreka kandi yararahiye yuko azabana n'uwo ngo akaramata ko asezeye ku bandi bose ahubwo tuzabihindura tujye tuva musezeye kuri bamwe ntabwo uri zifeza kubona indamu zirenze urugero aba rero nibo dutunze abo bita banki Rambere nizere ko hano nta mucuruzi wayo urimo babe we mbega abantu b'ibisambo mu gihugu gifite amategeko uzi ko umuntu aguriza amafaranga yazagera aho ngaho yaguhaye agahinduka nk'urwiri ariko ibyo ngibyo uwo ntazataramana n'Imana kandi ngo ntiyemere ibiguzi ko utariho urubanza ntabwo arya ruswa ngo abeshyere abandi uzi ko hari igihe abantu bagusezeranya promotion ukabeshyera abandi ngo ubone promotion mwabonye iby'Imana isaba yarangiza ngo ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa azaba stable Imana izamugirira neza erega buri ikintu cyinshi igihugu nuko twababatije tutabigishije aya mahame y'ubwami bw'Imana ngo mumenye ibikorwa n'ibidakorwa tukagenda gusa tugafata abantu bose inyoni zose tubonye tukazita sakabaka kandi bimwe ari ibishwe nibyiyoni halo ntimuze kuvuga ko ntukana ntabwo ariyo ntego mfite ni ibigereranyo mbaha gusa kandi amahame y'ubwami bw'Imana arakomeye noneho mu isezerano rishya tuhagarutse Yesu aravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo so abazatura mu bwami bw'Imana bagomba kuba abakene mu mutima ntabwo ari abakene mu mufuka ushobora kugira amazu ukayuzuza umujyi ushobora kugira imodoka zuzuza umuhanda ushobora kugira amafaranga na banki ntishobore kuyabara ariko wakwegera Imana ikakubwira uturi umutindi wo kugirirwa imbabazi kuko mu bijyanye n'Imana uracyari hasi ikibazo kibamo muraza kucyumva neza kubera yuko ntabwo ari abakene bo mu mufuka ntabwo ari abakene bose ni abakene bo mu mutima uza ahubwo bukene buva reka wenda nkunda gutanga urwo rugero giye ndabwiriza ku isi yose rwose naragiye n'ubu ahubwo ndabona birimo kugaruka mu kwa gatanu nzaba ndi muri Amerika ngiye Denmark mu kwa 10 nsubireyo kuko ivuga butumwa nyine ubu ndimo ndongera kwishyushya
kuko ngiye kwisubirira mu ivugabutumwa. Ubundi ubungubu hari ibintu nari narafunze, nari ndafunze ikintu cyitwa ingendo kuko nari pastori wa paruwasi. Ariko nimara kuva mu gipastori cya paruwasi nzongera mfungura ingendo ngiye kwivugira ubutumwa kuko ntabwo nzaba ngifite umutwaro w'abakristo. Ubundi ngiye ngira umutwaro wahundi. Iyi myaka 14 maze mu gipastori, ikintu cya mbere nakuyemo ni ingendo zo hanze. Naho bantumiye mu biterane narangaga nkavuga igihugu nsigaye ndi pastori singira umuvuga butumwa. Ariko ngiye guhagarika kuba pastori utumwa uragira paruwasi nsubire mu muhamagaro wanjye wo kuvuga ubutumwa. Ariko icyo nendaga kubabwira si icyo. Ushobora kubwiriza muri Amerika, ukabwiriza muri Aziya, ukabwiriza mu Burayi, ukabwiriza muri Afrika yose, hanyuma wajya wireba bikagufasha kumva ukuntu uri umukene ku mutima. Kubera iki? Wigereranya na Paulo ugasanga uri igikuri. Wakwigereranya na Petero ugasanga uri igikuri. Wakwigereranya na Yesu ugasanga noneho ntubaho. Ukaba umukene ku mutima ukayibwira Imana ngo Mana mbabarira unyongerere imbaraga kuko ndi umukene ku mutima. Ariko muzareba abantu benshi umuntu aririmba rimwe akabigitangaza ugasanga yashyizeho za escort zimuherekeza kuko asigaye yumva nyina aremereye ngo hariho nabanzi ngo bashobora kumwica. Bakwica se ngo bagukureho iki? Bakwica se ngo bafate umwanya wawe? Bakwica ngo batakugira gute? Bumukene ku mutima. Noneho igikurikira bakavuga ngo abo ngabo bakene ku mutima bazaraga ubwami bw'Imana. Kubera iki? Iyo watangiye kwibona nk'umukene wegeraho ubukire buri. Yesu yigeze kwigisha aravuga ngo abafite inyota muza aho ndi munywe, ngo unyizera wese imigezi y'amazi y'umugingo uzatemba iva mu nda ye. Kuko iyo wagize ubukene wegeraho amazi ari. Impamvu abantu benshi badashaka gukizwa nta nyota y'agakiza bafite. Mbese barihagije, bameze nk'abandi bo mu itorero rigira Laodiceya, barakize baratunze baratunganiwe. Imana ikavuga ati niba wari uzi kuri umutindi mu maso yanjye. Murabona muribuka umufarisayo wajyanye n'umukoresha w'ikoro, bahagarara imbere y'Imana aravuga ati ndagushima Mana, ngo areza agatuza ati ndagushima jewe kutangize nk'abariye babakoresha b'ikoro, je ntanga icyacumi cy'ibintu byose nungutse, ndetse buriya baranzi niyiriza gatatu mu cyumweru, ndetse baranzi jewe. Hanyuma umukoresha w'ikoro yari umukene ku mutima aravuga ati Mana umbabarire kuko je ndi umunyabyaha. Ngo agenda atsindishirijwe kuruta wa wundi. Impamvu abantu benshi tudakizwa, impamvu abantu benshi tutiyongera, twanyuzwe naho tugeze. Impamvu abakristo benshi badakura mu by'agakiza, banyuzwe n'ikigero bagezeho, bageze ahantu baguma aho ngaho, nta nyota nta n'inzara bakigira. Niyo mpamvu umurongo ukurikira aravuga ngo hahirwa abashavura. Bashavuzwa n'iki? Nuko badasa na Yesu, nuko batujuje ikigero cy'Imana bashakaho. Ariko aravuga ngo abo bashavura, nushavuzwa n'ubukene bwawe bizagenda bite? Bazahozwa. Imana izakubwira iti humura nzakongerera imbaraga kandi ndakuzi. Hahirwa abagwa neza. Uzi impamvu abagwa neza? Iyo wiyiziho ubukene ntabwo wikakaza, uroroha kubera ko uzi ko n'ibyo ufite byose ni impano y'Imana. Ariko umuntu agira gutya yaba yaguze imodoka nini ati mutangandagirira mu modoka mukayanduza, bakayanduza. Wese wahuze ugenda gute? Cisha make gwa neza. Abo ngo bazaragwa isi. Hahirwa bafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Urabona ukuntu ibi bintu bikurikirana, uko ugenda wegera Imana urushaho kwigirira inyota. Hahirwa bagira inzara n'inyota byo gukiranuka kuko bazagira bate? Kuko bazahazwa. Ugenda wegera Imana inzara ikarushaho kwiyongera. Noneho hagurikiye ukavuga ngo hahirwa abanyambabazi. Buriya imbabazi tugirira abandi zivubuka mu isoko y'imbabazi twagiriwe. Muribuka muri Matayo igice cya 18 Yesu yavuze umugani w'abagaragu babiri. Umwe yari ari mu mwenda munini cyane wa shebuja, yegera shebuja aramubabarira. Ariko ngo aragenda ahura na mugenzi we wari umurimo utufaranga dukeya cyane, mbese ni nk'umuntu waba arimo miliyoni undi arimo 1,000. Ngo aramufata aramuniga, amuhereza ribu, bamuhereza umushinjacyaha, bamuhereza umucamanza. Noneho ngo shebuja byumvise aravuga ati urabona uriya mutindi namubabariye byinshi, ntashobora kubabarira mugenzi we akantu nka kariya. Ariko muzitegereze, niba hari inyigisho ikomerera abantu ni imbabazi. Hari umuntu umwe yari yansabye kumusengera, nangiye kumusengera numva Imana inambwira ngo kugira ngo asubizwe ku cyo arimo gusengera
nabanza babarira abantu bamuteye ibyo ngibyo. Ntabwo ari ibintu ntabwo bari bamutemye, ntibari bagize gute. Ndabunga nariko ntihari abantu mufitanye amakimbirano ugomba kubabarira. Ngumva ngo niba Imana kugira ngo inkize isaba ko mbabarira abo bantu, ngo sinzabababarira, ngo izankize ninkiza nzabababarira. Nkabwira nti ariko se wowe ushyiraho condition niyizitanga, ngo noneho byihorere ni sawa. Kubabarira biragora kubera ko tuzi ko niyo umuntu yaba yarakwiciye umwana, niyo umuntu yaba yarakuroze, niba umuntu yaba yaraguhemukiye, Imana irakubwira ngo mubabarire kugira ngo use na so wo mu ijuru. Kuko abaturage bo muri Abwami barababarira unconditionally, nta n'ikindi bashyize. Urababarira gusa kuko so wo mu ijuru nawe niko ateye. Urababarira kugira ngo use nawe. Ntabwo tubabarira kugira ngo wawundi amererwe neza. Oya, niyo atagusaba imbabazi, wowe umubabarira kuko niko so wo mu ijuru abishaka. Ukavuga ngo gese nzatoragura amasashe ngo nuko nkikijwe n'abanyamwanda. Umuntu nata imyanda ukamubabarira, imyanda yo ukayikubura ukayishyira muri puberi, hari icyo byagutwara? Buri umuntu nata imyanda imbere y'iwawe ntuzajye kurema intambara, ujye uyikubura uyishyire muri puberi hanyuma umwihorere. Nagaruka umunsi ukurikiyeho akazana inyoni yapfuye nayo uyishyire muri puberi. Ko hari abantu batinya inyoni zapfuye ariko bijya bizetsa. Ngo nasanze umuntu yashyize umuserebanya n'inyoni yapfuye imbere y'irembo ryanjye. Inyoni yapfuye n'umuserebanya upfuye, ubona niburiye bari nzima. Ariko abantu batazi amategeko ubutware bwo mu bwami muransetsa cyane. Ngo nasanze inyoni yapfuye imbere y'irembo ngo ubwo bandoze. Zana umukoropesho ukureho inyoni yapfuye uyite muri puberi hanyuma wigendere. Kuko ubwami bwacu butegeka ubwo bwami bw'umwijima. Umwami wacu yaduhaye ubutware ku madayimoni yose. Niyo washyira imbeba ukazana n'ipusi ugashyiraho n'inyoni ugashyira ikirundo cyazo, icyo nakora gusa no gushaka igitiyo abishyira muri puberi nkavuga ni okay fine, ngaho dayimoni ngwino uzane n'ibyo bintu byose mwarunze hano turi. Ko twe turi abaturage bo mu bwami, kandi ubwami bwacu butegeka buriya bwami bundi. Ariko ari umuntu aragenda ugasanga umuntu yararakaye ngo bashyize inyoni ipfuye imbere y'urugo rwe. Hahirwa ab'imitima iboneye. Urabona ukuntu ibintu bikurikirana. Uko ugenda woza umutima wawe ngo utunganire Imana, ugera aho ngaho ukakubwira ngo uwo niwe uzabona Imana. Kuko ugenda witunganya noneho ukabana n'Imana. Hanyuma hahirwa abakiranura. Iyo twakoze biriya bibanza tukagira inzara n'inyota byo gukiranuka, tugerana tugahinduka ba peacemakers. Umuntu yagutuka ukamubabarira, umuntu yaguhemukira ukizera Imana yawe ukamwihorera, hanyuma yamererwa nabi wowe ukamutabara, hanyuma Imana ikakwishimira. Haleluya. Ibi byose tubikora kuko turi abaturage b'ubwami. Ntabwo tubikorera bariya, tubikorera wa wundi. Niyo mpamvu muzabibona muri Matayo henshi mu gice cya 6 n'icya 7 Yesu yabigarutse ngo kugira ngo muse na so wo mu ijuru ugushiriza imvura ababi n'abeza. Amen. Ko twe turi abaturage b'ijuru, hari uburyo twitwara, hari ibyo dukora, hari n'ibyo tudakora. Hanyuma byose birangiye akanatuburira akatubwira ngo ibyo nubikora ngo abantu bazakwanga, bazagutoteza. Kandi kuko narabibonye, iyo wigendera ucishije make, ntiwikakaze ntiwitumbarike, abantu bavuga kuri imbwa. Uriya nta nubwo ashobora kujya mu bandi bagabo, kuko iyo wanze gukorana n'abantu bakora amanyanga we bakwita imbwa. Iyo wanze kugendera mu gasuzuguro bakwita insuzugurwa. Yazababwira ati okay, niba kwita insuzugurwa ntuzahangayike, kuko niko bagenje n'abahanuzi bababanjirije. Ariko ngo nimubikora muzaba umunyu n'umucyo w'isi. Mu yandi magambo muzaryoshya isi nimugenda n'umutima w'ubwami bw'ijuru. Muzaryoshya ingo, muzaryoshya aho mukora, kuko twebwe turi ba ambassadors ba Kristo. Adutegerejeho kuryoshya aho turi, kandi adutegerejeho kwirukana umwijima kuko dufite umucyo. Ariko ikibazo njya ngira nuko abakristo rimwe na rimwe nibo babishya aho baba, nibo babishya ingo zabo, nibo babishya aho bakora, nibo babishya no mu muhanda barawubishya. Umuntu yigeze kudufungira umuhanda
twari turi mu gahanda gatoya kandi turi mu kiriyo, urabizi mu kiriyo abantu baparika mu modoka ku muhanda yira mihanda yo mu makaritsiye, noneho umuntu azaturutse hirya kandi imodoka zari ziparitse ku buryo nta yindi modoka yashoboraga gucamo. Ahantu hari hasigaye umwanya abantu bashobora guca hari inyuma yaho yarageze, araza hagarara ku yindi modoka aravuga ati ndi mu kuboko kwanjye, ndi mu burenganzira bwanjye. Abantu bose ubwo inyuma yacu imirongo iratonze iragera kure, ntari buceho natwe ntituri buceho kuko yahagarara. Jye nari ndimo hagati hirya, noneho ndabona uyu muntu buriya ntashobora gutekereza nibura ngo abone yuko agiye hari inyuma y'iriya modoka yindi twese twacaho. Noneho mva mu modoka, hari igihe njya nigira umupolisi kubera imisatsi yanjye, ubu nuko niyogoshesheje ntabwo mushobora kubona ko mfite imvi. Noneho ndagenda nsanga ni mwene data, ni Yesu ashimwe. Ati Yesu ashimwe pastor, ni buriya se warivasi ngaho gatoya ntugaparika inyuma y'iyi modoka izi zose zikabanza zigacaho hanyuma ukabona uko utaha. Kandi ubwo ngubwo yari yavugije amahoni, yari yishe igiti n'isazi, yari yaburotse ibintu byose, ari mwene data. Ku modoka yihanditseho ngo Yesu arakiza. Ngaho imagine uhagaze iruhande rw'umuntu. Hari abaturage bo mu bwami bw'Imana babishya ahantu ntibaba umunyu. None Yesu akavuga ngo se iyo umunyu washaririye mwawukoresha iki? Ngo uretse ku muhanda abantu bakawukandagira. Ngo se iyo umucyo wabaye umwijima binabaho. Reka nsoze bene data, turi abaturage bo mu bwami bw'Imana. Hari umutima Imana idutegerejeho, hari imyitwarire Imana idutegerejeho, hari imigendere Imana ishaka yuko dusa n'umwami wacu. Amen. Kandi mu bwami bagendera ku ijambo ryitwa irivuze umwami. Muribuka no mu Rwanda byigeze kubaho, hari igihe umwami Rudahigwa yabatijwe, haza muvoma bise ngo nirivuze umwami. Abantu bose n'abemera n'abatemera bati umwami yabatijwe tugomba kumukurikira, baragenda barabatizwa. Irivuze umwami. Ariko umwami wacu we iryo yavuze rirasobanutse, riri muri iri jambo irivuze umwami, rirumvirwa. Amen. Niba wumvise umwuka w'Imana avugana nawe ngo uyu munsi ni umunsi wo kwinjira mu mitekerereze n'imikorere n'imibereho n'imyumvire y'ubwami bw'Imana, zamura ikiganza aho turi, aho uri, ubwira Imana ngo Mana uyu munsi ndabyumvise, ngiye kujya nkora nk'umuturage wo mu bwami bw'Imana, note umuturage wo mu bwami bwa Satani. Zamura ikiganza aho uri, dusenge Imana. Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi, rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Nditabye Yesu, ndaje mukiza, amaraso yawe anyoza ntunganye. Dorukonje niheze ibyaha n'ibyinshi byose ndabikuzaniye, nawe bimbureho. Nditabye Yesu, ndaje mukiza, amaraso wavuye anyoza. Zamura ikiganza aho wicaye, ubwira umwami Yesu ngo Mwami Yesu uyu munsi nabyumvise,
ndimuka ndava muri buriya bwami bw'umwijima njye mu bwami bw'umucyo. Urebe umutima wanjye, umpa umutima uboneye uzabona Imana, umpa inzara n'inyota byo gukiranuka, kandi buri munsi mihesha abandi amahoro nk'uko wayamuhaye. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo. Ureba aba bantu bose bazamuye ibiganza, ntabwo babizamuye imbere yacu kuko twe turi abana b'abantu nkabo, ahubwo natwe twazamura ibyacu kuko hariho byinshi twibonamo ubukene mu by'umwuka. Ariko rambura ikiganza cyawe ufate buri muntu wese uri hano. Mana, mu bukene bwacu niwe dutakira iteka ryose, kandi turasenze ngo buri muntu wese wiyumvisemo ubukene bwe urimo gushavuzwa nabwo, urambura ikiganza cyawe uhaze imitima y'aba bantu bose, n'uwanjye nawe urimo. Weze utunganya abantu bose bakuzamura ibiganza n'abatabizamuye. Imbaraga zawe zimanukira aha hantu, ukora ibitangaza n'ibimenyetso. Izina ryawe rishyirwe hejuru, ubwoko bwawe bunezerwe, kandi utwandike mu gitabo cyawe. Utwimurira amafishi, udukure mu bwami bw'umwijima, udushyire mu bwami bw'umucyo, kandi wa munsi nuhamagara amazina y'abera y'abakunezeza, Mana ntituzaburemo. Kandi aho tugenda hose uduhe kuba umucyo n'umunyu, uduhe kuryoshya isi, uduhe kuyimurikira, uduhe kuba icyitegererezo, uduheshe izina ryawe icyubahiro, ubwami bwawe buze, ubwoko bwawe buhabwe umugisha, mu izina rya mwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Hari igihe iyo umuntu arimo kuvuga ku bwami bw'Imana, igihe muri ino minsi mfite excitement nyinshi, mfite ishyaka ryinshi, numva mfite umunezero mwinshi, uko ngiye nasubira muri iki kintu cyo kwibuka ubwami bw'Imana. Nimumfashe, nimungirire neza, i Remera hazabe mu bwami bw'Imana. Abantu bajya bavuga ngo umva hari ahantu iyo hagiye bafite umwami witwa Yesu, kandi yahinduye ubuzima bwabo, ni abaturage bo mu bwami bw'Imana. Haleluya. Icyumweru gitaha tuzakomeza n'igikurikiyeho turimo kwiga ku bwami bw'Imana, abazigisha bose, kandi ibyo mubimenyere. Reka mbivugiye igihe abacaca bodenize barimo kwitegura, ibyo mubimenyere. Ibindagira ngo mbibabwire nk'umupastori kandi uzi ibyo nkora. Hari abakristo bajya baza bakamwira, ariko pastor rwose ujye ugerageza wigishe kenshi. Ahubwo ntoya, iyo nigishije kenshi mera nka cya giti kinini kibuze ibiti bitoya gukura. Ubu hari groupe ya mbere yabigisha turimo gutoza, iyo nirangira tuzatangira iyindi, kugira ngo i Remera haba abakozi b'Imana benshi. Hari abandi tuzashyira mu matsinda mato, n'abandi tuzashyira mu rubyiruko, n'abandi tuzashyira mu bamadazi, n'abo tuzashyira mu bafadazi, kugira ngo tugire abigisha benshi bamenyereye batojwe, ko natwe twese twazigize cyo gutozwa. Ubu rero nimubona ntahagaze hano buri cyumweru, ujye mumenya ngo hari abantu barimo gutorezwa gukora umurimo w'Imana, kandi abanye basigaye babikora neza. Ubushize Sylvia ntiyatwigije neza ra, nabonaga mukoma amashyi, kavuga ni kabisa umenya birimo kuza. Nabonye mukoma amashyi, abandi bagira gute, mubigira akamenyero rwose, mujye munezererwa abandi batari jewe. Erega umwaka utanzagenda, nzagenda tariki 28 z'ukwa gatanu, nzigisha bwa nyuma nka senior pastor. Kuri 29 hazaba ari kuwa mbere, mwumve ko jewe nanabibaza. Kuri 29 hazaba ari kuwa mbere, icyo gihe bishop nampamagara nzamubwiranye ko wa bishop ntubu nararuhutse singitumwa. Pastor udatumwa ushobora kuza agakora imirimo iyo yabonetse, hanyuma nzaba ndi umukristo w'i Remera, nzajya nicara hano imbere. hambere hisi politiki n'imiyoborere. J'aime souvent dire les vérités, et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara z'urudaca. Le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs. Amanyanga mu butegetsi. Ugwamamare no kurindimuka kw'ingoma. Impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimbuka kujya imbere. Niyo makuru musangizwa ku rubuga hambere hisi. Yes we can. Yes we can. Yes we can. N'ibiganiro mutegurirwa na Tuyishime Jado Office.